Jemve namaze guta umutwe bigeze hano. Hasigaye ata amatelefone n'amakofi. Rebera kweri. Harimo n'amafaranga kandi atari make. Shaye mugabo yarawutaye pe. Hagose wa mugabo ufite ikihe kibazo? Yego. Ufite ikihe kibazo wa mugabo? Ugiye. Nyine ufite ikihe kibazo? Ngo nta kibazo ufite. Nsigaye amarangiye wibereye mu birere. Reka taho rwose nta kibazo ufite. Ariko ubwenge bwawe wahehe? Urahari. Ngo urahari koko nta soni. Usigaye utama telefone ahenze gutyo ugata amakofi arimo amafaranga za 5. Wagari ubwenge ukabukura mu ntekerezo zose. Ni biki cyo gutwaye ubwenge? Bituma usigaye utama amafaranga 20 30 40 n'amatelefone Yesu. Urababaje. Jemve urababaje pe. Ndavuga ngo urababaje ga. Shoro ntaho ugeze. Ibiki se? Sigaye unege. Gisigara renze. Ugiye se ko wikoze. Ariko se ubumbaza wowe kutambaza ahantu ubugenda witaba amatelefone witaba ko utari kumbaza. Aba bari kuguhamagara niba. Wabimenye sho. Ndaje gatoya ndahita ngira aho ngaho. Mukanya. Nahageze. Chambe kure n'umugora zikansuzugure pe. Kansuzugure ni mu gihe. Kore kanze mwigira umugambi. Meze mutese. Tumeze neza. Ndabona meze neza. Uzi ukuntu umeze? Rahira. Yesu. Juru. Karame. Uzi ukuntu umeze? Rahira. Simfashe. Urakeye. Warabyibushye. Usibye no kugukunda rwose biragaragarira amaso n'abakubona. Umva nawe umeze neza pe ufite umusatsi mbese ufite yataye nyina abantu bakuru. Nanjye se byaraje. Icara hano. Urakoze sha. Twiganire. Juru. Karame. Mfite amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira. Ndakumva. Ngaho mbwira. Urabona rero. Gatoke. Urabizi ko twakoranye. Hari ukuntu umuntu ashaka umuntu abwira, hari ukuntu umuntu ashaka inshuti yaganira akayibura. Nguteza ariko nibika ko twabaye. Yego ma. Gatoke. Ndakumva. Mfite ikibazo no kubona mbyibushye. Kimeze gute? Ubona ngana gutya ni kwa kundi sinzi ukuntu bigenda ariko mfite ikibazo. Maze meze neza. Ku buryo numva no mu mutwe nsige numva bitese. Sinzi ukuntu nabivuga. Ndakumva. Basi ngwino nyegere nkubwire. Kakwegere ndabona ufite agahinda. Umva abantu barashaka bakabona. Umugabo wanjye arankunda anyiyumvamo ninkubwire ngo aranketeje. Yego. Ushaka ikibazo. Kimeze gute? Nyine urumva byaranze. Ibiki? Byaranze. Ibiki? Urubyaro rwaranze. Nashatse kubona rubuze. Shagatoke. Twarivuje, twagiye mu mavuriro akomeye, twagiye hehe, twagiye kwa Kanimba, twagiye kwa Nyirimo. None ndaje mugira inama. Mugira inama. Nta gatekerezo ufite ngo tugahereho. Urumva dore nabatekereje. Urumva ndavuga ati akugira ngo umugabo wanjye asigaye agenda nkabona akajya kwitera muri toilette telefoni akaryama akarota kumwe n'abakobwa. Naho bigeze simfite ukuntu nabivuga. Birababaje cyane. Naho bigeze umva tuganire. Nyine ndagira ngo nkubwire. Twajya muri Arufena. Icyo gitekerezo naje kuko twajya muri Arufena tukazana akana. Byibura nanjye basika kaza. Ibyo byana bya rubanda. Oya sha. Cacaka ubwire. Nta mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umwana wundi abisha impundu. Ibyana byo muri Arufena. Tega amatwi.
reka nkugire inama uneza amatwi ndagose uneza amatwi ndakumva gato kandi aricyo cyansanye aceceka kandi nibanga hari ahantu hari umuvuzi wa gakondo hari ahirya kwa Sekimondo ubyaro ubugumba umva nkubwire ibyo nibyo ntashaka kumva gatoke nara mva naragenze igihugu cyose niba ari amafaranga nongera gutanga niba wumva utababaye oya gatoke ntago rwose uranyimye rwose genda niba ari amafaranga ntayatanga n'ubu ukeneye urubyazaga kugenda umime gusa iyo niyo nama ungiriye ngaho genda kumva ibyo ntabwo nabikozwa nimugende iyo niyo nama ungiriye niyo nama nkugiriye ntabwo nabyemera ngaho genda umime wasubirayo wenda wasanga ari byo oya reka nsubirayo wenda Imana yamuha akana ngaheka we nahekera byemveni nahekera bebe nanjye akabibona reka nsubirayo garuka tuza tujya inama nk'abantu mwese gatoke ngaho mbwira rero bisaba iki umva reka mbanze kuko muhamagare muhe randevu none si uwo muntu ni umuvuzi wa kinyarwanda ni umusenzi ni umuvuzi wa gakondo urubyara akoraho rika umva rero nkubwiye naguhinka ishorera niyaya imwe mwese uzabitanga nyinshi bitewe n'uko azaba yakora ngewe juru nkabyara ngaheka umwana wawe wikuriye mu nda ndambwira halo yego ko mfite umuntu bimeze gute uraboneka muri iyi minsi ejo mu gitondo waboneka sangahe saa 12:30 sawa mva rero joro nabyumvishe ugomba kugenda ugatoza ugatega amatwi ibyo akubwira ukabyumva kandi ukazaba ngo bisaba iki amafaranga ntafite amafaranga ndayafite rwose icyo nabuze ni urubyaro nicyo ubwo rero ibyo ukurikiyeho ejo mu gitondo abyumvishe saa 12:00 n'igice gatuga sinzi ikintu naguhera Imana ikumera wowe humura turi kumwe Imana ikumera umugisha ndagukunda uri inshuti yawe ntacyo wambura nawe ufite joro karamba amakuru cyane shaka kuzi cyane Imana ikumugisha ni umukozi wanzaniye ngo yanakubwiye nuko umukobwa wanjye yego nkunda ko wahiriza urubahiriza nza kugurira amata muraho neza makuru witwa nde Sandra ndabona kazi uzagashobora na ukuntu umeze bigaragara ko uzagashobora none se kazi urakaba kazi neza kazi nakamenyereye numva position bari bamuhaye niyo kumanaginga alimentation n'ibyo kumanaginga alimentation je nizeho management hari ahandi wakoze bo danchivu ariko nakoze stage ihagije ndabufite ndayifite nubwo nyabonye ariko Sandra wivunika turakwishimiye umwana mwiza yego mwana wawe nawe ndamukumbuye ariko ufite amafaranga makeya uramenye ntumurire amafaranga reka nze mukuru komporeze hanyuma umuhamagare
ndumva yitaba ingare kamuvugisha. Aro. Meze neza. Uzi ko ngukumbuye? Ariko se ntabwo wibuka ibihe wadusizemo? Mama akira uvugane na Sandra. Uraho mwana wa komera sheri wanjye baby wanjye utumye za emosiyo ziza rwose ndagukumbuye turaho pe turakomeye nyine uzi nawe ibibazo wadusizemo ariko nyenya Gasana arakomeza akaturinda. Mwana wanjye rero wambwiye ngo kaza wakabonye Kigali ariko uzitonde. Ngo iki? Birashoboka se? Niwe bose wawe? Ndumva nezerewe uzamukorere neza uriya mugabo numugira neza Imana yamukoresheje nukuri adukura hakomeye. Ndakoze mwana wanjye ese ko abantu bahinduka ariko uramenye Kigali ntizaguhindure. Ikiyese kandi arakwanga cyangwa nawe warageze urahinduka uhinduka wundi niyo mpamvu nawe akwanga. Mwana wanjye reka nkugire inama uyu ugerageza guca bugufi ubahe nyoko buja umwubahe rwose ukora akazi kawe neza ndumva nta mpamvu nimwe yatuma akomeza kukwanga kandi nubona binaniranye aho kugira ngo uhanda mvure mwana wanjye uzasezera ugaruke. Ngaho mwana wanjye Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ubeho neza ukora akazi kawe utuje rwose natwe turaho. Sawa. Mva muko. Mva muko. Ntabwo unyumva? Hajya ngo witwa nde na? Barimo mu magana. Sharange. Amakuruzi. Hajya ngo witwa nde? Nitwa Sandra. Sandra. Naje nje gukora muri alimentation. Yaso wanyu nyogosenge yandi. Ya boss na mabuja. Umva rero nkubwire. Aha ugize neza. Ya boss na mabuja. Umva rero nkubwire. Ntabwo muri alimentation ntabwo arimo mu birere urimo hano ntushobora koza amasahane ntushobora gukora isuku uraho wariganga ariko undi mukobwa ariko niki kikwihishe inyuma Imandese mva mubwire maze imisi nkubona ingendo nkubona ndebe umaze kurengwa kugira ngo nkubwire ngo ningewe ningenye ku bucugo mvuga kwirukana cyangwa kugumisha ahangaha ninjye ugufite uburenganzira nibona nkora iki ko nkora akazi kandi nkakarangiza nakarangiza ngataha kazi ugakora ryari wipudeye wisize wikoze yanze ndabona ba cyane nkubwira amabwiriza oda asije nkubwiza ukuri jewe juru nkubwiza ukuri ndagira ngo nkubwire ngo
ni ngewe ushinzwe kukwirukana no kukwinjiza urabyumva apana kwikaraga ibuno umaze kuzana ibuno umfa ibuno rimaze kuza umaze kurengwa umva ndajya nkubwire ngo nutisubira uranyumva nyakariro ariko se mabuje mbwira ugira ngo nkore iki koko nkore iki ugenda wikaraga ku mugabo wanjye wikaraga wiga ukuntu waje ungana waje umeze nk'agati we urabyibuka utabasha no kurera none amaso yaragarutse ikibuno cyaraje ibuno n'ibuno we ntaso ndagira ngo nkubwire ngo garura intekerezo urabyumva kandi reka nkubwire kirahira reka nkubwire urumva sundi kutari kunsubiza mabuje mbabarira rwose ndakurugutura amatwi nkubwire wabyumvise icyo nshaka kukubwira wabyumvishije nakubwira ngo gasopa subuto ku mugabo wanjye cyangwa se abanze nkubwira shaka aze ntici nakuniga nakwica ibi ni ibiki koko umugore y'induru uko ninde warwanye nijoro ninde uri kurwana nijoro n'umukozi ninde niko madamu byagenze bite niko byagenze barwanye nande barwanye n'umukozi ibi ni ibiki bigenze bite se ubundi bigenze bite kakugeze gateze bose ko wari umuhoto wowe jyewe ura buri gihe unsuziguza abakozi